turabasuhuje cyane abadukurikiye kuri Unity One TV, tubifuriza amahoro y'Imana. Iyi ndirimbo ndayibatuye mwese, bifuriza n'icyumweru cyiza, kibabere icyumweru cy'umugisha. Mana byose gutuye indirimbo imitima yacu, reka akomeze kuba mwishima ryiza cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ndashima iyo Mana yabarinde, tayihimbaza yabarinde, kere kuwa busiye. Imana ni nziza, Imana ni urukundo, Imana niyo guhabwa icyubahiro. Mwese muhaguruke mufashe gushima iyo Mana. Haleluya. Shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha, w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha. Shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha, w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha. Ikomeze bashimishe iyi ndirimbo Banyarwanda, Banyarwandakazi, ikomeze kubabera umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nabampera umugisha. Ni ndirimbo ikomeze kubabera umugisha Banyarwanda, Banyarwandakazi. Turabasuhuje, tubahaye ikaze n'ubundi kuri Unity One Peace TV. Tumaze igihe kinini tutaganira, ariko aka kanya nifuje kuganira namwe nubwo bitaba byoroshye,
ariko aka kanya ndagashimira Imana y'isumba byose, Imana nyamana, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Nshuti bakundwa bene data, ndababwira ngo Yesu nashimwe, Imana yacu yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Aka kanya ntabwo mfite byinshi byo kuganira, ariko nakagaruka mu minsi iri imbere turakomeza ibiganiro byacu, tunabasaba imbabazi. Tumaze iminsi tutakora ibiganiro kubera impamvu zitandukanye, ariko mu gihe kitarambiranye turatangira ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo, cyane cyane twibanda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Impamvu tuzibanda ku biganiro by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda ni gakondo yacu. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu tuvukamo, ni igihugu gikunda kurangwamo n'ibintu byinshi nakwita agashya, cyangwa se nimba nabyita agahomamunwa, ariko tuzibanda ku biganiro byahuza abanyarwanda kugira ngo tubashe kuba umwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse tubashe kubaka igihugu cyacu kibe igihugu kiri strong, igihugu kitanyeganyega. Tubashe kubaka cya gihugu cyubakiye ku rutare, ariko akenshi abacyubaka bakunda kubakira ku musenyi. Harimo impamvu z'umusenyi. Uri umuyobozi ugendera ku marangamutima, uri umuyobozi ugendera ku bintu bijyanye n'amacakubiri, tayari ntabwo uba uri kubaka igihugu, ahubwo uba urimo urubakira ku musenyi. Ariko turasaba Imana kugira ngo igihugu cyacu cyubakire ku rutare, igihugu cyacu cyubakire ku rutare, igihugu cyacu ntigihungabanywe n'imiraba iyo ari yo yose, igihugu cya gakondo yacu. Banyarwanda, banyarwandakazi, Imana irabakunda. Imana irinda abanyarwanda, ihora iri maso ntisinzira. Nshuti bavandimwe, ndabasuhuje cyane cyane cyane, ariko kandi amahoro y'Imana akomeza kubana namwe nk'uko nakomeje kubibabwira. Ngewe ubasuhuza muramenyereye kuri iyi channel, nubwo twari tumaze igihe kinini, ariko amazina yanjye ni Mbarushimana Joel ubasuhuza. Nshuti bavandimwe, nshuti nziza cyane, ikintu ngiye kuvugaho cyane cyane ku banyarwanda bifuza kuba bahindura ubuzima. Hari inkuru nari ngiye kukubwira. Hano mu gihugu cya Kenya, Nairobi, habonetse, navuga ko ari nk'amahirwe ku bantu bafite ubushobozi. Gusa birahenze, ariko ni ibintu biri kiriya ngiye kubabwira. Ubwo ni ku bijyanye n'abantu bifuza kujya mu gihugu cya Canada. Hano muri Kenya hari hari ofisi ni nyinshi, ariko ya kampani imwe ikorana na embassy ya Canada. Basabye abantu bo mu bihugu bitandukanye muri Afurika bifuza kujya gukorera hariya imirimo y'amaboko muri Canada. Bene data, ni ibintu biri clear, nta bwesikoro burimo, nta butekamutwe burimo. Hari abantu benshi inzi n'inshuti zanjye bo bari mu gihugu cya Kenya bamaze kugenda, bageze kuri 20. Nta n'umwe wishyuye ayo mafaranga wabuze visa, bose barazibonye, baragiye, kandi visa yabo bose bagiye babaha visa y'imyaka 9. Nibyo nshaka kubasangiza abanyarwanda, abanyarwandakazi. Ntabwo nabona ibyiza ngo mbyihererane, kuko
ubuzima ntibworoshye, nk'uko nkunda kubibabwira Afurika ni nziza ariko icyo tubuze cyane cyane tubuze ikintu cyitwa leadership. Ni ikibazo mu gihugu cyacu, niyo mpamvu ubona abantu benshi birukankira mu bihugu by'i Burayi, mu migabane y'isi itandukanye gushaka ubuzima, ariko tutibagiwe ko dufite Afurika, umugabane mwiza urimo ubutunzi, urimo ibintu byiza, urimo klima nziza n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko icyo twabuze leadership. Ariko sinavuga ngo ni mu bihugu byose muri rusange, birarutana, hari ibyateye imbere, hari ibiteza abaturage babo imbere, hari ibizi gufata abaturage babo neza, ariko hari n'ibindi bibakandagira, ahubwo kugira ngo dutere imbere, ahubwo bikarushaho kudusubiza inyuma mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'imikorere. Ariko tubonye amahirwe nk'aya, ntabwo tugomba kuyapfusha ubusa. Banyarwandakazi, nibyo nanjye kubasobanurira. Rero reka mbikomeze. Ni ukuvuga ngo hano ikintu gisabwa kuba ufite passport y'imyaka 10, aho byaba ari sawa. Kuba ufite ifishi y'amavuko yawe, kuba ufite ikigaragara kutigeze ufungwa, kuba ufite ikigaragara kuri mariye cyangwa se kutari mariye. Ibyo nibyo bitatu bisabwa. Ubundi ukaba ufite 2,000 byawe 500 by'idolari, 2,500 by'idolari. Hano baguha visa y'imyaka 9 ukigendera muri Canada, ukajya gukora akazi k'amaboko, imirimo isanzwe nyine. Uragenda bakakwakira, ubwo waje na ku ma office yakunana na embassy ya Canada gusobanurira. Uragenda, hari umuro yo gufata ku kibuga cy'indege, bagutunga amezi 2, ariko muri ayo mezi 2 hari amadolari 600 hafi na 50 wishyura, bagushakira ibyangombwa byo gukora no kuba ahantu urya. Muri ayo mezi 2 urya unywa nta kibazo ufite igihe utari wabona akazi, bari gushakira n'ibyangombwa byo gukora kugira ngo ubashe nyine gutangira akazi hariya mu gihugu cya Canada. Ibyo ni ibintu biri kiriya, ntimubifate nk'ibintu by'ibikino, ntibifate nk'ibintu by'urwenya, ntibifate nk'ibintu bya blague cyangwa se ibintu biri mu bwesikoro. Ni ibintu biri kiriya 100%, kuko baragufasha paka ubonye visa. Abanyarwanda benshi bamaze kugenda, cyangwa se ushobora gushaka kujya kwigayo, nabo baragufasha, cyangwa se kujya gukora akazi k'amaboko, byose barabigufashamo. Ni ibintu byoroshye. Noneho muri iyo visa y'imyaka 9 uragenda ukagaruka, uba ufite uburenganzira bwo kugenda, ufite no kuba watembera muri Amerika ukagaruka Canada, uba ufite no kugaruka muri Afurika ukongera ugasubirayo, cyangwa se washaka ukanahaguma. Urumva ufite n'amahirwe yuko amahirwe uba ufite iyo myaka izajya kurangira warabonye ubwenegihugu ka Canada, bwo kuba mwa cya gihugu cya Canada. Rero hano muri Kenya abantu benshi bari kugenda, kandi hano i Nairobi rwose ni ibintu biri kiriya, nta bwesikoro, nta butekamutwe, babigufashamo ukabona visa yawe ukajya gukora, ubundi ukaza guteza Afurika imbere, ukaza guteza igihugu turukamo cyose icyo ari cyo cyose imbere. Rero nimba ufite ubushobozi, ufite ubwo bubasha, ndaguha nomero wampamagaraho mu kanya. Imbere yuko njya gusoza iki kiganiro ngiye guha nomero yanjye, ndaguha nomero 2 wahamagaraho cyangwa se mwambonaho, kugira ngo mbashe kuba ibindi bisobanuro mwifuza, kugira ngo mubashe kugubwa neza muri iyo gahunda. Kuko ngewe nimba mbonye ibyiza sinabiceceka, kuko nkunda Abanyarwanda, mbahoza ku mutima. Umuntu abonye umwanya, yewe imba numva nahora mbasengera uko bwije uko bukeye, kandi nkunda u Rwanda nk'igihugu cyanjye cya gakondo yanjye, ndagikunda. Nubwo dukunda guhura n'ibibazo byinshi cyane. Ubu tuvugana ngewe nasubiye hanze, ariko bitavuze ko ntagaruka mu gihugu cy'u Rwanda gutembera, gusuhuza inshuti n'abavandimwe, cyangwa se gusura igihugu cyanjye. Ariko kubera ibibazo nyine nahuye nabyo bigiye bitandukanye,
nzavuga mu biganiro bitaha. Cyangwa se hari akandi kantu nabaha nomero, uri umunyarwanda wenda urifuza gutemberana Kenya, Nairobi, umujyi wa Nairobi utemberemo hirya no hino. Ni umujyi munini cyane, ariko wifuza kuza gutembera muri uyu mujyi wa Nairobi, nabwo wampamagara ku nomero nza kuguha nkagutembereza. Ushobora kuba wifuza kuba waza kuhakorera bizinesi, ushobora kuba wifuza kuba watembera ari ugutembera bisanzwe, ushobora kuba ushaka kwiga amashuri atandukanye, cyane cyane nk'abashaka kwiga teoloji cyangwa teolojiya cyangwa se n'andi mashuri. Hano ayo mahirwe ntahakunda kuboneka. Ushaka gutembera rero mu mujyi wa Nairobi ari ugutembera gusa, waza nkagutembereza. Ushaka kuza kuhakorera akazi kariko kose, waza ukahakorera. Ni igihugu kirimo n'amahirwe menshi cyane, ku buryo ufite nk'ibihumbi byawe 200 by'amanyarwanda, ufite aho kuba, wabonye akazi ko kubamo, aho kurambika umusaya, ibihumbi 200 ushobora kubikoresha bikakukiza. 200,000 hano muri Kenya yagukiza, ni ibihumbi 23 hafi na 3 by'amanyakenya. Wabitangiza bikakukiza, hamwe no kwizera. Hano ushobora kurangura imyenda ya caguwa ukazunguza ukabona amafaranga, ushobora kotsa ibigori ku muhanda ukabona amafaranga, ushobora gucuruza inyanya. Icyo ukoze cyose hano kiragenda. Hari abanyarwanda mubona bakora amandazi n'amacapati hano ku mihanda, hano biremewe. Ubuzunguzayi buremewe, kurangura ibintu bya caguwa ukazunguza biremewe. Ikintu icyo ari cyo cyose muri Kenya wakora kiremewe. Ni igihugu kiteye imbere, ni igihugu gikunda abanyamahanga, ni igihugu kirimo freedom iri full. Ni igihugu kirimo uburenganzira buri full. Yewe icyo wakora cyose hano cyaguteza imbere. Rero nimba wifuza gutemberana na Nairobi, nari ndi kubabwira ku bya Canada, wifuza kuhatembera cyangwa se wifuza kuhakorera, nabwo nomero yanjye ugiye kuyibona. Gusa icyo usabwa ushaka kuza gutembera cyangwa se kuza kuhakorera, unyishyura amafaranga ibihumbi 10 by'amashiringi. Muri ibyo bihumbi 10 birimo kugutembereza umujyi wose mu minsi 3-4, ariko ukishyurira ahantu ho kurara. No kurara ni 1,000 cy'amanyakenya, amazi ashyushye hakonje harimo na televiziyo ni 8,500 by'amanyarwanda. Ubwo ariko ngewe ibijyanye n'amatike ngutembereza umujyi wose, nkwereka wakora iki, wakorera aha, nkwereka umujyi mu buryo butakugoye, umujyi wose wa Nairobi ariyo Kenya. Nabigufashamo. Amatike ni ngewe, ari wowe nakwishyurira, nanjye nkishyurira. Mu minsi 4 naba ngutembereje umujyi wose, aho ingenzi hose nakweretse ushaka gukora, nakweretse wakora iki, wagenza gutya. Cyangwa se ushaka inzu yo kubamo, ushaka kuza kuhakorera, nkakwereka inzu ya make guhera kuri 5 by'amanyakenya, ubwo ni 40 na bingahe hafi na 5 by'amanyarwanda. Hano wabona inzu yo kubamo nk'umuntu ugitangira ubuzima. Ushaka inzu nziza nayo guhera ku bihumbi 12 by'amanyakenya, ubona inzu muri etage nziza cyane, etage ku buryo irimo amazi ashyushye, amazi akonje. Ubwo ni icyumba kimwe bita bed sitter, ku buryo haba ari ahantu hari isuku, hari security full ku bantu bafite ubushobozi. Ariko n'ibyo 5 nabyo security aba ari full, ari byo 45 by'amanyarwanda. Rero ibyo byose nabikwerekera. Wifuza kuza gukorera muri Kenya, wifuza kuza gutangira ubuzima, mwene data waza nkakwakira. Rero ibindi bisobanuro uzabimbaza kuri nomero ngiye kubaha. Nomero yanjye ni 0788 60 75 72. Iyo ni nomero ya MTN. Reka nyisubiremo: 0788 60 75 72. Iyo ni nomero yanjye ya MTN. Wambonaho urampamagara bisanzwe, ugura paka ikitaba bisanzwe tukavugana. Nomero yanjye ya Kenya ariyo ya WhatsApp
agateranyo 250 agateranyo 250 karindwi agateranyo 250 agateranyo 245 agateranyo 245 karindwi 22 21 48 53 karindwi karindwi. Reka nyisubiremo: agateranyo 254 karindwi 21 48 53 karindwi karindwi. Ndayandika aho hasi y'iyi video, muraza kuzibona izo nomero ebyiri mbabwiye. Rero impamvu mbibabwiye, banyarwanda banyarwandakazi, wenda ushobora kubona aho byaranze ukavuga ati reka nigendere gukorera mu gihugu cya Kenya, cyangwa ushobora kuba ufite ubushobozi ushaka kwigendera muri Canada, ubundi ugahaha, wamara kuronka ukajya guteza igihugu kiwanyu imbere. Ibyo rero akanyoni ngo katagurutse ntikamenya iyo bweze. Rero ni karibu, nzakwakirana urukundo, nzakwakirana umutima mwiza, nzakwakirana ubugwaneza. Nimba uje gutembera, nzagutembereza ku buryo uzagenda wishimye nta kibazo. Nimba uzaba uje mu buryo bwo kuba wakora akazi gatandukanye, ariko icyiza hano si ugushaka akazi k'abandi ngo bazaze baguhemba umushahara, aho waba uri kwisubiza inyuma. Icyiza cya hano kwikorera. Nkubwiye ko ufite ibihumbi 200 by'amanyarwanda byaguteza imbere, ufiteho kuba, ubwo wabonyeho kuba, wabonyeho kurara ukaba uyafite ku ruhande, 200 yaguteza imbere ugakira kandi ukazamuka. Kenya ni igihugu rwose nakubwiye ati kirimo freedom, kirimo uburenganzira busesuye. Uvuga ibyo ushaka, ukora ibyo ushaka, yewe ubuzunguzayi buremewe, yaba mu mujyi no mu nkengero z'umujyi. Hano urazunguza kandi ukabaho neza. Bonewe no gushimira abanyakenya nubwo batumva igihugu cyacu, batumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, abayobozi babo ndetse n'abanyakenya muri rusange. Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero inshuti zacu za Unity One Peace TV, iki kiganiro ntabwo nkigira kirekire cyane, nicyo nashakaga kubagezaho, mbabwira ngo amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kubana namwe, kandi mbabwira ngo mukomeze mukunde igihugu cyacu, mukomeze mu gisengere kugira ngo babayobozi babinkomeza kubabwira bakomeze bahinduke. Ubu aka kanya tuvuganye nakagombye kuba ndi gukorera mu Rwanda, aka kanya tuvugana nakagombye kuba ndi kugenda muri VUT muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Ibiganiro byanjye wenda nzagenda mubyumva ku macana atandukanye yaho mu Rwanda, ariko nashoye miliyoni ibihumbi 100 by'idolari aho. Ariko ibyambayeho ni ibintu birebire, ariko mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana. Imana ibintu byose izabigenza neza. Mwihangane kuri iyi video nubwo itabigaragara neza, turiyeranja nyine tukayisohora, ariko icy'ingenzi si ukureba, si ukumva amajwi meza, si ukureba video ikeye cyane. Icy'ingenzi ni ukumva ubutumwa nashakaga kubaha. Rero banyarwanda banyarwandakazi, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, n'ubuntu bw'Imana ukomeze kubana namwe. Kandi Yesu arabakunda, Imana irabakunda, kandi Imana irinda abanyarwanda, ihora iri maso ntizisinzira. Nikomeze bane namwe, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Imana ikomeze kubaha umutima wo kwihangana. Imana ikomeze kubaha umutima w'urukundo. Imana ikomeze kubaha umutima wo gukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, kandi ibindi bisobanuro ku byo ntasobanuye neza, ku byo ntavuze neza, byose murabihamagara kuri telefone mubona hasi y'iyi video, ubundi muze kumbaza
mbasobanurire. Rero mugire icyumweru cyiza, kibabere icyumweru cy'umugisha, kandi uku kwezi tutangiye uyu munsi turi tariki 3, muzakurangizanya amahoro, muzakurangizanya n'imigisha ituruka ku Mana. Icyubahiro cy'Imana kibe hejuru yanyu, ubwiza bw'Imana bube hejuru yanyu, ndetse icyo mwifuza cyose cy'umutima wanyu wose, cyose umutima wanyu wifuza cyose, Imana ihaze umutima wanyu, kandi Imana ikomeze ibazamure mu ntera abanyarwanda, abanyarwandakazi, ba bandi babi baturimo, ba bandi batatwifuriza ineza. Niyo mpamvu natangije kariya karirimbo, ba bandi bahora batwifuriza inabi, ba bandi bahora batatwifuriza ineza, Imana ibababarire kuko batazi icyo bakora. Imana nibababarire, Imana ibababarire. Rero urukundo rw'Imana n'umugisha w'Imana nibikomeze kubana namwe. Murakoze, murakoze. Amen, amen.